Guys, rero muri video yacu hakubiyemo ibintu byinshi cyane, harimo makeup, harimo imyenda, harimo inkweto, harimo amaherena, harimo gusohoka. Rero umva ibyo byose nibikowe muri iyi video, muyirebe muyirangize. Ushaka kwambara neza, ushaka kugira ute, nkwibutsa gukora subscribe, ukalikinga, ukagira share, ukanda kuri share. Umuntu wawe uzi ko atareba Cyusa Edouce mubwire ko yahombye. Mva kuri Cyusa Edouce no kwihugura kwambara neza, gusa neza, gukorera amafaranga. Mwenjoying rero ino vlog cyangwa ino get ready with me. Ndabakunda. Ikaze ku gicumbi cy'ubwiza ni mushyashya nongeye nitwa Cyusa Edouce. Niba ukunda kwambara neza, niba ukunda gusa neza, ukigeretse kuri ibyo ukaba ukunda gukorera amafaranga, ndagushishikariza gukora subscribe, warangiza ugakanda kuri ako kazajya kari kurande kugira ngo igihe cyose na uploadinze video se kibona aka notification. Guys, sinahwema gushimira rero wowe udahwema kunshyigikira uko bwije nuko bukeye, usharinga video zanjye mu like, mu comment. Imana mwishyure kumere umugisha. Nkuko twabibonye rero kuri title ni get ready with me, itegurane nanjye imyenda, inkweto, isakoshi, amaherena. Nkuko mwabitsabye muri benshi, icyifuzo cyanyu ni nk'itegeko kuri njyewe, umva ngomba kubikora, narabyiyemeje. Aha rero higira kwambara neza, uhigira kujyanisha amabara. Naberetse ukuntu wakora makeup, naberetse ukuntu uhitamo imyenda. Guys, ikintu kimfasha guhitamo imyenda ni app yitwa Pinterest. Nimba utayifite muri telefone yawe uri umukobwa warahombye. Pinterest ni application nziza igufasha kujyanisha amabara, igufasha kumenya utuntu n'utundi. Rero muyitunge muri telefone yanyu, ni ubuntu cyane. Ikindi rero murabona ko nambaye neza, amaherena meza, imyenda ijyanye. Papo ni yanjye pe, papo ni yanjye. Byagerekaho agasakoshi, ndaje nkabereke rekaho agasakoshi ka papo nari narakawuze, none nabonye na type yanjye afata gutya. Guys, amafoto ndaza kuyashyiriraho, ni meza mbana yanjye. None ikindi nahise going out nigira muri bubble tea, kwinywera aka juice, kwinywera aka milkshake. Umva ibintu ni byisi kandi rwose na myaka ijana. Iyo mvugo barayiciye rwose. Cyumwe cyose mba maze nkutuza, ngomba kugenda ahantu nkicara nkasi, hagira akantu mfata nanjye nkavuga ati wawa iyi week yose ngomba gufata akantu. Ni muri urwo rwego rero tujyane muri bubble tea, mwereke amafoto nifotoje. Amafoto nifotoje ni meza cyane, arasa neza. Genda kuri Instagram yanjye uyarebe, ni Cyusa Edouce. Amafoto y'iyi myenda yagezeho, nayapostinze kuwa mbere. Genda uyarebe, ni meza, kwigisha kujyanisha. Guys, umuntu utaramfollowinga kuri Instagram yanjye yarahombye. Nizere ko mwenjoyinze, ndabakunda cyane. Mukomeze musubscribing, mulikinge, muze mbambike neza bijyanye nuko muteye, mbajyanishiriza amabara. Umuntu utarahahira muri Cyusa Edouce yarahombye, nta kintu nabona narenza. Ndabakunda cyane. Noneho byagerekaho iherena nambaye, bikaba ibindi bindi, isakoshi bikaba ibindi bindi, imyenda ikaba ibindi bindi. Mwambonye umukandara akaba ibindi bindi, amaherena akaba ibindi bindi. Bye. Guys, rero tugiye gutangira na makeup yacu. Noneho warangiza ugasigatiro. Guys, gusigatiro birakomera ariko si cyane. Ubundi makeup ni tiro n'ijisho kenshi. Ubwo rero ndi gushushanya ku jisho kugira ngo nze gushyira concealer bibe bisa neza. Ko tiro nkoresha, mwambwiye ko nzajya mbabwira ibiciro. Tiro nkoresha igura amafaranga 300, baguhenza amafaranga 500. Ngiye nkoresha 018. Yego, nkoresha 018. Muzajya mubona ndi kuvuga aho ngana ndi gukora iyi na video, hari abantu baje kunsura. Rero ubwo ngubwo nimuzajya mubona ndi kuvuga ni mu bitindeho.
iyo concealer ngiye gukoresha igura amafaranga 1500 niko nababwiye. Ukagira ute ukagenda ushushanya nayo yishushanya nkuko washushanyije tiro. Yego, noneho hasi kujisho ukoresha concealer isa nkaho ikeyemo ukuntu. Hejuru ukoresha iyijimye, nta ukoresha ikeye. Hasi niho ukoresha ikeye, hejuru ugakoresha iyijimye, noneho ukazimangatanya kujisho ryose kugira ngo uze kubona uko usigaho ama eyeshadow bize gusa neza. Guys, mbibutsa ko kwisiga makeup ntabwo ari ibintu bya danje, ntabwo ari ibintu bikomeye umva wanabyiga. Ariko hari umushuti wanjye wigisha gusiga makeup witwa Aria M. Afite na class y'abantu bashaka kwiga makeup. Nimba ushaka kuyiga ukajya ukora uyikorera n'abantu bakakwishyura, wamureba kuri YouTube channel yiwe yitwa Aria M. Ikindi aho ngaho nyine ngiye gusigaho noza concealer isa nkaho yijimyemo, kuko urabona ko idasa niyo nasize hasi. Ibyo byiza, noneho kazimangatanya nayo. Concealer idufasha kuconga ingoyi neza nta kibazo ufite. Urabona ko utugoyi twanye duconze neza, n'ingoyi ni ibitsi cyahari. Yego, ako kamere ndi gukoresha nakaguze 500 muri Zinivogue. Nimba uri umukobwa ugakeneye kukagendana mu isakoshi yose kajyamo, kuko karafatika na akantu gatoya cyane. Wagenda ukakareba muri Zinivogue, iri hano muri no nyubako nshyashya yegereye imbere ya City Tower. Yego, Zinivogue mu Bashinwa. Rero ntangiye gukora ijisho kugira ngo makeup yanjye igende neza, nkoresha ako noneho guys, ubwo utangiye gusiga ijisho ndi gusiga akapoderi kugira ngo nze kubona gushyiraho ama concealer, ama eyeshadow bimeze neza nta kibazo afite. Ibyo bindi nababwiye ndimo ndaganira, mwihangane ndaganira. Gusa ntago nanjye ndamenya kwisiga makeup neza nkuko mbishaka, ariko kubera kugenda ngerageza, abantu bambwiye ngo byarabananiye, ugenda ugerageza. Nanjye natangiye nta kintu na kimwe nzi pe, ariko aho bigeze ubu ngubu ndashima Imana, nisiga agatiro nkagenda nkeye. Kwisiga rero ama eyeshadow kujisho, ama eyeshadow kujisho kugira ngo akajisho kanjye kagaragare nubwo mfite gatoya. Guys, nisere ko meze neza nta kibazo. Ndabakunda mwana bareba video yanjye bakayirangiza. Nukuri mujye muri video muyirangiza kuko biradufasha cyane. Urebye video wihutisha ubu uri kwica video y'umuntu, aho kugira ngo wihutishe video ujye ureka kuyireba, uyireba ufite umwanya. Kwihutisha video y'umuntu bituma algoritme ishinzwe kusakaza ama video y'abantu ku bantu benshi yavuga ati abantu bari kureba no video bakata bihutisha, ishobora kuba ari mbi, reka two kuyisakaza. Urumva rero yo wihutishije, singewe ngenyine n'abandi nimbajya gubikora abandi, umva wihangane ujye ureba video y'umuntu uyirangize utihutishije. Yego, cyane mbishaka kuma support uyishyire hariya video yikine wowe igihe cyose uza kubonera uze kuyireba neza wicaye. Ibyo guys, rero ahangaha namaje kwisiga primer ya indi twisiga kugira ngo itinjira mu ruhu. Primer nayiguze 3500 batari 4000. Ni nziza cyane kugira ngo uyibanza mbere yuko isiga foundation, kugira ngo foundation itinjira mu ruhu rwawe ikarwangiza. Primer rero igura 3500. Aho rero nangiye kwisiga foundation, ugenda utapinga nkuko ubushize nababwiye kugira ngo foundation injire mu ruhu neza nta kibazo, bitaza kuba ibintu by'ibirabagwe. Nuko foundation rero niyo ngiyo ndi gukoresha, ni isanzwe nayiguze 8,000. Yego, foundation 8K. Yego, uratapinga nkuko ndi kubigenza kugira ngo yinjire mu ruhu bitaza kuza kuba ibirabagwe.
abantu mwe nashatse kakayiponje ko muri puderi ndakabura neza mana yanjye ibyo bintu sinzi nimba bijya bibabaho utuntu twawe ukatubura ninywera amazi n'ubuzima mva rero nandi kubabwira ati iyi content nizeye ko mwayikunze hari utuntu tuburamo nshaka ndimo ndatunganya kugira ngo ugende neza iryohe umuntu wese ayirebe agize ute aryoherwe. Giye gukurikizaho rero puderi yacu naberetse yitwa Sasha igura 3,000 usiga munsi y'ijisho kugira ngo ijisho munsi y'ijisho habone neza nta kibazo. Siga kukananwa munsi y'ijisho no kunuza no mu gahanga yego kugira ngo ijisho mu ijisho habone ushaka ikeye nayo ugahitapinga kugira ngo uze kuba ugaragara neza cyane. Iyi content yarabaryoheye guys kugira ngo mumenye nimba nzajya nyitaho kuko iravuna kuyeditinga bisaba kuyikora ukaza kongeramo amajwi ukaza gukoramo ibintu utagize ute udashaka. Rero ingoyi murabizi ko ingoyi zirimo igitiro cyinshi zitari nziza zitagezweho rero usa nkaho zisokojemo ukuntu maze ukarushaho kongera gusigamo akandi gatiramo gake ariko kugira ngo nyine ingoyi nziza zitagaragara cyane nizo ngizo rengera ashakaga. Aho rero nani nangiye gusiga umunwa buri yose maje gusiga ijisho tiro n'uruhu mva n'ahandi hantu ubona usigaje n'umuntu. Aho rero nakoresheje ya tiro yanjye ya 300 kuko numvaga nshaka gusiga aho rouge à lèvres isa nkaho nari ngiye kuzivanga nuko byarangiye byanze ndabatereka mbihanagure guys. Gukoresha rouge à lèvres mberetse ariko byaranze mana bitari kuvamo neza ndari genge mbihuza nkabona birimo birahura neza biranga rero bitamihanagura nisiga kandi kanoza karabiro ariko rouge à lèvres byaranze neza muraza kubona nabihanaguye dora nangiye kubihanagura. Kwisiga makeup no muri mutoroshye mw'abantu muri mutoroshye neza. Aho rero ndi kwihanagura mfati kiriho akarushe kanjye gasanzwe nkanagurisha garanjete igura amafaranga 1,500 ntazabahende sigaho cya gitiro cyane cy'1,500 yagusigaho kakaruje kanyesha niko nsiga nkumva umutima uraruhutse. Ntabwo nyikunda kwisiga rouge à lèvres cyane ibyo ngibyo ntuganagura mu mpande ko haba hari utuba twagiyeho umuntu ugasa neza guys. Ndakunda rwinshi guys. Rero aho nari maje kugira kwisiga rouge à lèvres ngiye kwisiga eyeliner naho byarapfuye menya karashizemo mu abantu mu iyi video yarangoye mu buryo bwose bushoboka yarangoye eyeliner irananira nubwo ntayo nzi neza irananira buri kintu na kimwe nkora neza ariko naje kubihanagura nza gushyiraho ibindi ngira Imana bimberera byiza. Ari maje kwimara kutoze rero amazi n'ubuzima ko batwigisha ariko nani nabyo guys. Rero nabonaga bimeze ukuntu bari kunseka ati ibyo ni biki bisize dore bitambihanagura pe ntabwo nyina ye kwisiga ibindi byari bimaje kuba bibi
iyi video mana y'isi n'ijuru yarangoye mu buryo bwose bushoboka ariko yakonyereka nsige eyeliner hatari kweli ego nzaba naguze ka kantu bambara mu mutwe bari kwisiga makeup niko ndi gusabwa nsiga gatiro munsi y'ijisho kugira amasanya abe manini makeup yanjye iri kugenda igera ku musozo wasokoze ngo kuko hagiyemo ama eyeshadow ngo ikintu gisigaye nkuyemo ya misatsi yanjye wayibonye guys imisatsi yanjye ndimo ndashyiramo amazi ya cloves ariko ndi kubona biri kugenda biza da abantu bayandangiye imana yamwishuriye bamera umugisha biri kugenda bimfasha noneho umuntu mfungira imisatsi ubwo ibyo mfungiye aba ari ibyo mbivanamo yongera kujya kumfungira byo kujya gufunga imisatsi wapi rwose ntabwo mbizi tawisiga bitera setting spray indi gufasha ko aka makeup kawe kaba keza nkabandangije kwisiga makeup dore ukuntu ndi kwiryo reka mbahugureze kwambara ni ishati irimo amabara menshi navuga ngo menshi akadakeye cyane harimo papo harimo pink harimo umuhondo harimo umukara uyu mukara rero wahise utuma aya mabara yose atuza iyi rero iyi shati tugiye kwambaza ino pantaro murabona ko ndabifata gute koko murabona ko muri iyi shati harimo aka kabara k'ipantaro ni muri urwo rwego rero nahise mvuga ati reka nambare ino pantaro ni ishati kambereka ino shati neza imeze gutya isa gutya amaboko yayo ni aya ngaya ifite agakaruvati hano imbere hano noneho ifite tise ya sukari itaratse hasi gutya ngiye ntabwo njya nambara ipantaro idataratse hasi noneho ngiye kubereka inkweto n'izi z'umukara n'izisanzwe izi nkweto zanjye zimaze igihe kinini cyane nkeneye guhindura nkagura izindi nkweto z'umukara ngaya tumeze nk'uturabyo abantu bambajije ngo amaherena nyagurira hehe nyagurira ku isoko rya Nyarugenge cyangwa ahandi hantu ngeze nkabona afite uduherena twiza mpita ntubura uduherena rero ni twiza ni udusirimu guys rero murabona ko ninkiraho kano gasakoshi biraba bijyanye ubwo mugiye kwitamo waje cy'ubusazi kujyanisha iki n'iki dore aka niko ngiye gushyiraho aka gasakoshi nakaguze mu Bashinwa 1500 hari video nakoze ya online business y'amasakoshi wakora umva ya business wakora isakoshi nayiguze 1500 wowe iramutse iranguye wayicuza ku 1800 dore rero nibingiye kwambara ndaza kubereka amafoto y'ibyavuyemo ukuntu byasaga neza ukuntu nasaga neza umva mukurikire video yose guys rero aho mubona amagaze ni muri bubble tea bagira milkshake bagira ama juice bagira ama burger bagira ibintu byose barabigira niho nahise nsohokera ndavuga ati mfareka nyene mbanze nkweho kamwe numva ko Yesu agira neza niho twasohokeye nandi kumwe n'umusaza wanjye niho wari gafotozi wanjye byagenze neza batwakiriye neza nta kibazo pe byo baduhaye byari biryoshye mba nasaga neza musherizano cyakoze uburyo uzase neza guys rero amafoto nagiye nyashyiraho uyashaka ushaka kureba amafoto meza ajye kuri Cyusa Edouce Instagram yanjye yitwa Cyusa Edouce nimba utaramfollowinga kuri Instagram yanjye warahombye iyo myenda niho nayipostinze bahita bayigura ubwo rero nimba